Okay. Tubahereza ikaze muri studio za Mari Merci. Hano tugeze kuri stade ya Mari Merci Kibeho. Aho ikipe ya Mari Merci igiye kwakira ikipe ya EIBC Kibeho. Ndagira ngo mpanze nakire uwo bita Manuel aka Rugangura Axel. Ikaze muri studio za Mari Merci Kibeho. Murakoze cyane Roger. None ndagira ngo ugende uvuga gake ese ikipe yanyu ya EIBC Kibeho yiteguye gutsinda iyi match ku buryo iza gutsinda Mari Merci Kibeho? Ikipe yacu kurebye yiteguye neza cyane kuri gahunda zose kabisa. Staff abakinnyi barahari, ni bose bariteguye cyane. Mu by'ukuri ibintu barishyize kuri rwego kabisa. Mu by'ukuri abakinnyi intego no gutsinda. Ku munsi w'ejo bakoze imyitozo, batubwiye ko ikibuga kimeze neza cyane. Ntabwo mu by'ukuri gahunda no gutsinda, bakigobotora ibyo mwabakoresha ubundi ngo barashaka kwereka ko batari agafu k'imvugo rimwe, ngo nabo uyu munsi barashaka kuwugira uwabo cyane. Ese ko mbona uko numvise uvuga nkagisere neza nibyo wavuganye cyangwa niko wisanze cyane ukumwigana? Ibi ngibi rero njyewe nibyo navukanye kuva nkunze umupira nawukundishijwe na Rugangura Axel. Hanyuma rero amaze kunkundisha niga kogeza, hanyuma nogeje sanga mvuga nkawe, n'abantu barambwira bati koko na Axel, ari naho havuye iryo zina banyise ryitwa Axel. Noneho banza utubwire 11 ba EIBC Kibeho, nuko ubundi nanjye nkubwire 11 ba Mari Merci, ubundi duhita tumanuka mu kibuga cyane 5-5. Urakoze cyane Raja Suraza bayitsurero kuri rwego EIBC Kibeho. Mu muhamanzi menshi cyane mu izamu yitwa Ntihomvya Diogene, akaba ari we ugiye kuba afata muri iri zamu. Hanyuma umutoza defense akaza niyo yera Vedance, akaba rero yiga mu mwaka w'amashuri amashuri yisumbuye. Hakaza Simomana Jack, hanyuma rero akaba nawe umutoza defense. Inyuma gato cyane kwa ngurya hakaza Nshuti Fabrice Antoine Nyagatare Miniama nimero cy'umugongo. Hakaza niyo Dusenga Herve ari imbere gato cyane kwa Ngoso. Hanyuma gato hakaza Amani Mukiza Prince mwenyewe maestro kabisa, akaba mu by'ukuri ari uw'i Kigali. Hanyuma akaza uwitwa Kwizera Elia Doye, akaba rero akomoka mu mparirwa mihigo z'akarere ka Nyamagabe. Hakaza kandi Byiringiro RCBX Maestro Mbappe, akaba nawe aza kuba ari hagati mu kibuga. Hanyuma rero baraza kuba batakisha uruhande rumwe Nizeyimana Eric, akaba rero yiga mu mwaka w'amashuri w'amashuri yisumbuye. Hakaza kandi Masengesho Moise Rundi. Hanyuma rero rutezamu ni Kabutindi Karahabutaka Gakemurampaka, arenze yitwa J cyangwa se Mandova Jean Paul, kari we uza kuba yatukira ikipe ya EIBC. Hanyuma Rogers na 11 Mari Merci turabafite. Urakoze cyane Rugangura Axel, 11 bagiye kubanzamo ku ruhande rwa Mari Merci Kibeho. Mwizamu nk'ibisanzwe ni reporte guturuka Sineone si mutoto wa Majengo wa Huye. Kuri kabiri haraza kubaca uwo bita Rwego Samuel umutipe waturutse Rubavu. Kuri gatatu haraza kubaca Giraneza umuntu gira umukiza Lucky mutoto wa Majengo wa Bugesera. Kuri kane haraza kubaca uwo bita Dives guturuka Sinias Ribi. Hanyuma ku mutima wa defense ni Salomo Amere guturuka Rubavu. Hano kuri gatandatu mediateri kabuhariwe ni Igisubizo Ale Olivier guturuka Kibeho hano ku butaka butagatifu. Kuri karindwi haraza kuba hari Manzi Regis guturuka Bugesera. Hanyuma ku munani ni Fabrice Asifiwe Nyamagabe, uyu nguyu ni uraza kuba yiruka ikibuga cyose. Hanyuma kabuhariwe ku 9 ni Tati Iber guturuka Kamonyi. Hanyuma Irakoze Chance guturuka Kamonyi nawe araza kuba aca ku 10. Hanyuma 11 ni Merve Ituze guturuka hano mu karere kacu ka Nyaruguru. Aya tubaye ikaze hano aho match yamaze gutangira ku kibuga cya Mari Merci Kibeho. Ndagira ngo nkubwire ngo Axel Mari Merci yamaze kuba yaterekamo igitego na bindi bintu byinshi biraba, ariko ikaze. Ese imibare iratubwira iki muri match mwagiye mwitabira muri EIBC Kibeho? Mu by'ukuri urebye imibare bushize baratsinze, mu by'ukuri Mari Merci yaratsinze, ariko ubu ngubu nabo ngo baje bitege gutsinda cyane ku minota
itsibura ari myinshi. Igitego cyo rero nibyo bamaze kugitsinda kare abasore b'ikipe ya Marimercy Roger, ariko ngira ngo ntabwo byabivuze ko EIBC igiye gutsindwa kubera ko umukino uracyari kare. Aya ntago byaba bivuze ko EIBC igiye gutsindwa kuko urabyivugiye haracyari kare. Reka turebe imbere y'izamu ngo Tatibe, reka turebe kora ushyira muri kona neza cyane kabisa, yaragerageza uburyo bukomeye cyane uyu mwana witwa Tatiber, afite n'inkomoko muri Congo ariko bakizamu neza cyane kabisa. Kaukowa kona, reka turebe kona ya Tatiber none arayikontorora. Reka turebe Olivier Control fata neza cyane kabisa umuzamu mu rwego rwa Julien Ntihumye Diogene. Uyu mtipe ugatsiwe kabisa, aragoboka neza cyane agapira gafata neza cyane akamira mu rwego. Reka turebe zamu tereka neza cyane, arayitera ariko niya telefona neza. Reka turebe ngo aracyateka cyane. Reka turebe EIBC arawifatira, arazamuka cyane akontorora neza cyane ariko arawufata. Reka turebe kontorora rwego Samuel aratelefona ariko biranga. Reka turebe EIBC ikuraho. Reka turebe control. Reka turebe hejuru gato bari bagerageza uburyo bukomeye cyane abasore b'ikipe ya EIBC bagenda bacenga amafronto benshi baminina kabisa, basebye igihumeka kiri imbere yabo cyose bararika, ariko bageze imbere y'ise ntikombineza ntiyakona neza batera hejuru gato falale. Reka turebe n'ubundi Marimercy yakanye umuriro imbere y'izamu rya EIBC. Reka turebe ngo Tatiber nanone. Reka turebe Manzi Gugu arakontorora neza cyane. Tatigu arazamura ariko EIBC tereka muri kona nanone. Kona ikipe ya Marimercy kabisa, ubona ko umukino utangiye kuryoha, ubona ko abakinnyi bashinguye ikirenge, abakinnyi batangiye kutwereka umukino byose kabisa. Reka turebe kona imbere y'izamu. Reka turebe bati rwose no gutereka imbere zabo ntabwo ari kona. Reka turebe kontorora neza cyane, bagenda batambaza pasi tanga neza cyane. Reka turebe kontorora EIBC arazamuka ngo nguwo ariko Marimercy yabaye ibamba. Reka turebe zamu altakora save y'umwaka, amasi menshi cyane komasa witwa Ntihumye Diogene, naramubabwiye n'igihanyazwa cyegera kikatiga kabisa, afite ukuntu ari burebure neso nk'iy'Abarusiya, aragenda ajya mu birere araguruka nk'akagoma, yigira nk'akagoma arongera arahumira mu kwa kundi kaya. Reka turebe kurengura ku ruhande rwa EIBC, arateganya neza cyane telefone imbere. Reka turebe EIBC iragenda izamuka gatanu kuri gatanu. Reka turebe aragenda asatira izamu ariko Marimercy iragera ku ruhande turagaruka. Reka turebe rwego Samuel aratelefona nguwo baro iramanuka cyane gatanu kuri gatanu. Reka turebe ese bimeze gute, ese ko mbona abakinnyi bose bari kujyana bahangana, ese match iraza kugera gute. Rwego Samuel aragera telefona nguwo Tatiber, nguwo tambaza neza cyane telefona nguwo Manzi, nguwo Prince, nguwo. Reka turebe haya, reka turebe bari rarenga tini yo kurengurwa ku ruhande rwa Marimercy. Hanyuma rero nibyo mpira no kurengurwa n'ikipe ya Marimercy kabisa. Mpira Reka turebe imbere y'izo ko kansara kabisa imbere zamuzere ukomeye cyane, ariko umuzamu arigaragaza yahita awukuraho neza neza cyane kabisa. Reka turebe paro bagiye kuba bategasha ku ruhande rwa EIBC. Reka turebe arazamura neza cyane, umudefanseri aratelefona funga baro neza cyane, agenda azamuka ariko baro yigarukira mu kibuga cya Marimercy ariko barayikuraho. Reka turebe hariya hari umudefanseri wabaye ibamba banamwita Rwego Samuel. Reka turebe haya, reka turebe Marimercy ufite kinira hano kuri stade neza cyane, barayumva ariko EIBC yabaye ibamba batereka hasi ati ni kufura y'ikipe ya Marimercy. Cyangwa ubwiza ukuri rwose Roger, ibintu umunanga ntabwo byoroshye aya manota
kuyatsura birasaba imbaraga nyinshi cyane pe. niko bimeze. Reka turebe ko turagereza cyane Raki ngo tambaza baro tereka ku mutwe IBC. Reka turebe ko turaneza cyane cyane zamuka asubiza inyuma gatoya kugira ngo atangire ubundi bushake rubaka ariko manza bibamba tumari iminsi turakomeje. Reka turebe pasa manzi go IBC arongera kuraho neza cyane arakontorora ariko go chance kontorora kwa mungine zamara ufota ariko uyu muzamu kweri bazamuha iki? Uyu muzamu akuyinka kabisa. Uyu muzamu amaze gukora save z'ikinyagihumbi nk'ebyiri kabisa. Byakomeye imbere y'izamu, abakinnyi batogota nk'ibirunga barekura ibibatsi by'ishoti. reka turebera kontorora neza cyane kona keke ya Marimerisi. Kona kabisa Marimerisi yakomeje gucana umuriro yagicuritse cyane. Isatira izamu rya Brian nubwo nabo bacisha bagakira ariko Marimerisi yagicuritse ibonye na corner kuri umunota Rogers. Reka turebe kona agiye kuba yayikontorora neza cyane. Arazamura yitera hanze gato kabisa. Amahirwe adakunze ko iyi corneri yajya mu izamu buza umuntu kupa trajectoire bira urenga no kurengurwa. Reka turebe IBC agenda azamuka gake hariya ndi kubona yambaye nimero 9 aratelefona neza cyane hariya. Reka turebe ariko Marimerisi yabaye bamba baro irimo iratambaza tatu iberi ngo aratelefona yamugeraho neza cyane. Reka turebe arafunga baro neza cyane IBC arakontorora neza cyane cyane azamuka nawe arashaka igitego. Reka turebe ngo arazamuka neza cyane ngo tenga byinisha wowe telefone Marimerisi defatera kuraho neza cyane ngo Marimerisi kwa tatu iberi ngo nanone tatu iberi baramusubiza aracyakwepa ngo IBC kuraho neza cyane ngo arafunga neza cyane Prince ngo aragarura neza cyane kontorora kwa Olivier Messi biragaragara turebe kontorora neza cyane imbere rwego samwe arafunga neza cyane kontorora neza cyane IBC rogera kuraho kontorora neza cyane cyane mukaba rukubita irogera agaruka. Reka turebe kontorora neza cyane Marimerisi IBC kuraho. Ndagira ngo mubwire akse iyi match iraryoshye ku buryo abantu batabikekaga. Sosiyete kabisa abafana bararyohewe cyane. Uyu ni umukino uremereye cyane kabisa. Abakinnyi ubona ko bari gutanga ibishoboka byose, imbaraga ni nyinshi cyane kabisa. Barashaka kwemeza abantu ngo bababwira ati telefone kwa manzi kontorora neza cyane ugera ku mudefanseri wa IBC akuraho. Umudefanseri ni urukwi kabisa, ntabwo wapfa kumunyuzaho kwibonera rwose. Ibintu rwose bitaza koroha. Reka turebe uwo bitara kararengura telefone Olivier Bati bakwigice kurengura neza cyane. IBC yigisha Olivier kurengura. Reka turebe hanyuma rero dushimye cyane abatekinisiye bakoze ku buhanga bw'ibyuma kuko noneho gucikagurika nka mbere bigatashimye cyane kuko Teacher Daniel tumusoza cyane kabisa ku kazi baba bakora cyane ko bwarimo nta wakirengagiza rwose. Nibo baba dufitiye ejo hacu hazaza heza kabisa. Turashimira cyane ku kazi bakora kabisa horoshe nta wabyirengagiza. tugenda tugezamo turigana gake kiwaragaje cyane. Ese ubundi wiga wa kangahe? Mu kabiri segonderi. Okay, nanjye rero ubundi mu wa gatanu ibyo bita MPG. Reka turebe ko turaneza cyane Marimerisi ariko barivaho urumva. Yego nanjye namahirwe yo guhura nawe kabisa, ni ibintu byiza cyane nishimiye. Ubushize kwera ibintu by'ibirero ntabwo byakunze ko match tuyogeza, ariko uyu munsi nishimiye ko iza, ariko noneho by'umwihariko ndi kumwe n'umunyamakuru nkawe kabisa. Ni ibintu binshimishije cyane nanjye kabisa cyane. Ni ibintu by'agaciro. Utundi wowe uturuka he?
ngiye no karera mu birunga hirya rwose mu hirya za Musanze mu birunga. Yes, uturuka i Musanze nanjye buriya ntabwo ndi kure cyawe mba nibereye hariya za Gicumbi aho ngaho ruguru. Ndumva turi wowe kabisa. None se sinara nimwe. Ngewe ikibazo mfite buriya Roger. Ni iki cyatumye wumva ukunze umupira? Reka turebe go! Wakakana hari umutipe wambaye nimero 6 afata amarandero conga arateteleka arasiga Chipedumishaka gutakaza Matuga marenyeri kuvuga maranje EIBC changa chaze Marimerisi iti manukeri iti kubita mikompura Marimerisi libiri ariko tuanze twagira igitego cya EIBC ukuntu kibyenze yitwa Byiringiro Erisenusha kumwitegereza rwari kamafu imene bogo afata umupira uvana hagati y'ikibuga agenda acenga kontrobesha minina sebya abantu bipima ngo n'abakinnyi mpuzamahanga afata agapira akabika mu ndyo ye aragacegeta aragakirigita akashogonya mu nkanga zabo gasekuramo ngo ndani nakumeze kugira ngo umenye igitego cya Marimerisi gitsinda byagusaba satelite wakorera ukajya kumena ukajya kureba kuko nagiye gukurikira icya EIBC nyendukira mbona icya Marimerisi cyanyoye nuko ubwo umuntu uzi abakinnyi ba Marimerisi akaza kutubwira bayitsinda ibitego byabo bibiri kubera ko byagiye bitujija cyane turangariye ibindi tugashiduka batsinze cyangwa se tugitaka igitego cya EIBC tugasanga batsinze umuntu wamenye batsindiye Marimerisi araza kutubwira turaza kubabwira nta kibazo ariko Roger umukino uryoheye ijisho uryoheye n'amatwi kubikora cyane umukino ni ku rwego rwo hejuru internationali ndakubwira ngo wareba APR na Rayo wareba andi makipe ariko Marimerisi na EIBC hejuru on top kabisa abafana bari hejuru cyane kabisa abafana mu bicu bishimye cyane batemukomeza mu byishimo nuko n'icyo dushaka kabisa avuga bati ibintu byanyu mwigize ngo muradutsinda ubu ni 2-1 ariko turabishyura turabatsinda pe reka turebe abo bakinnyi banateraje cyane Roger twiganiraga ariko babanze ko dukomeza ikiganiro ariko niko match bigomba kugenda atarumva kugeza ku bantu 5-5 hanyuma bavuga ibya Rayon na APR turabwira abantu ko Rayon Sport na APR zifite umukino ku wa mbere ejo ku munsi w'ubwigenge ni umukino wa kabiri wa gicuti kuri Stade Amahoro bababwira ati ariko aya mazamu yo kuri Stade Amahoro ku kimwemeye ko akomeza kuba amasugi kandi mufite ibirenge bidahengamye muzi gutsinda nimuza n'abakinnyi muze mutwereke umukino ushimishije dutsinde reka twitegure ko noneho kuri intro iriya stade y'Amahoro amazamu baraza kuba bayafungura igitego cya mbere kikaba cyayinjiramo hari utuntu tuba dutandukanye ngiye magenda nisomera ku rwenya dusekeje uburyo umuntu yifasha arandika arabwira abogeze ariko se nkamwe iyo mwogeza ngo umukinnyi arizamukiye ku kibuga gifite metero 100 zingana azamuka iyihe misozi Kera ubwira abantu ati ibyo bintu byanyu mutubesha ngo arazamutse ikibuga ko gifite metero zingana 100 abazamuka heko nta musozi tubona mu kibuga buriya ni ukujya tubabwira ati ikinyarwanda kugira ngo acumbe azagera abanze yicare yige kugenda
harimo kuzamuka gutambika no kumanuka cyane byose bamo ibyo ni ibyerekezo kandi kugira ngo umupira uryohe abantu bagomba kubyumva ugomba kuzamo umupira ukagenda ukawuryoshya neza cyane reka turebe hano yambaye gatatu agiye kuba yakotura neza cyane ategasha imbere y'izamu rya IBC ese ubundi wowe ko numvise ukunda Axel umusesenguzi wa mbere wemera n'ubu yes umusesenguzi wanjye ni Ndayishimiye Rugajuriga yes rigani ngo ajya bica bigacika buriya ni n'umutoza kuri tekinike RBA ibikombe yarabitwaye yarabimaze kabisa ubwo byarahindutse umutoza ari kwizigira Jean Claude ahubwo we asigaye atoza ya kipe yitwa Special Force ni ukuvuga ngo kwizigira Jean Claude ni umutoza mukuru noneho twatuntu turi tekinike agenda twanariza mu bwacu hano turabikoze yewe ni rigani reka turebe kontrola neza cyane rakara telefone hano ariko IBC kuraho aragenda yizamukira neza cyane muri biri sarongera gufata agiye gucenga biranga batwene ko samwamukuru kufra kabisa umusifuzi amaze kuba ayemeza neza cyane avuga ati mwakuranye mutereka ngaho ni kufra ikipe ya Merci kufra kabisa reka turebe ninde ugiye kubaho yayikontorora ni mu isanze ubundi impano iyo igerageje gatoya ubu dusanga ritagerageza izamba uca hejuru bagaza kwataka kabisa bagenda bashaka ibitego ariko umupira ukabanyira neza neza guca hejuru y'izamu kabisa nari ndimubwira ati buriya ikintu impano niyishima nikoze rimwe tayari bitabyikora isabwira byibuze umuntu wagukundishije kogeza ko ngiye wari gukangura na Rutamwejo Rutamwejo mwita Eric Pati Habarukira ubu bwose yibereye muri Canada iyo ngiyo ese niba amakuru ye azongera kuguruka mu itangazamakuru oya biragoye yagiye kwiga buriya nyine umuntu agenda ashaka akazi kari hejuru yako yari afite itangazamakuru cyo biragoye ariko nyine ibintu yakoze ntabwo yabireka ariko urumva nyine niko ubuzima bugenda butugenda tuzabakumbura cyane ariko nyine nta kundi byose nta kazi n'ahari akomeza kugira amahoro n'umugisha byose bigenda neza cyane twamwigiyeho kandi tuzakomeza kuzamura izina rye cyane bagikunda fani karego ya IBC imeze n'akurira